Murakoze cyane nyakubahwa ambasada wa Tanzania mu Rwanda, banyakubahwa bayobozi mu nzego bwite za leta no mu bikorera, bashyitsi bahire, bakunzi ba Rayon Sport, bafana ba Rayon Sport, namwe mwese mwaje ngo twifatanye muri ibi birori, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze. Mbere na mbere munyemerere dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uruhare rwe ntagereranywa mu gushyigikira no guteza imbere umupira w'amaguru, haba mu gihugu cyacu, mu karere, muri Afurika ndetse no ku isi. Ndashimira abayobozi bose bayoboye umuryango wa Rayon Sport mu bihe byatambutse, uruhare rwabo mu kubaka umuryango wa Rayon Sport ukaba ugeze ahashimishije. Ndashimira Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ku bufatanye bwiza n'imikoranire myiza dufitanye. Ndashimira kandi Rwanda Premier League ubwitange, imbaraga irimo iragaragaza ngo twubake umupira w'amaguru. Ndashimira abaperezida b'amakipe bagenzi banjye mwaje kudushyigikira kuri uyu munsi w'igikundiro. Ba perezida ba za fan club zigize umuryango wa Rayon Sport n'abo muyobora, baba abari mu Rwanda cyangwa abari mu bindi bihugu, ndabashimira cyane, muri ab'agaciro. Ni mwebwe umuryango wa Rayon Sport. Bakunzi, bafana, bashyitsi mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'igikundiro, ndabashimiye. By'umwihariko turashimira abafatanyabikorwa bacu, ku isonga hari Skol ituba hafi kandi ikora ibishoboka byose ngo Rayon Sport, ekipe y'abahungu n'ikipe y'abakobwa zitera imbere. Ndashimira akarere ka Nyanza ari naho ku gicumbi cya Association Rayon Sport. Ndashimira kandi Aranayiti Iterambere Fund, Canal Plus, Top Life, Tap and Go, Questa Collection na Zillionizer. Mwese turabashimira cyane inkunga yanyu n'ubufatanye bwanyu na Association Rayon Sport. Nk'uko bimaze kuba umuco mu muryango wa Rayon Sport, buri mwaka mbere y'uko umwaka w'imikino utangira dutegura ibirori nk'ibi. Twerekana abakinnyi tuzakinisha ku ma ekipe yombi nk'uko mwabibonye, tukerekana staff technique ku ma ekipe yombi, tukerekana kandi tugashimira abafatanyabikorwa bacu, tukamurika n'umwambaro tuzakoresha muri uyu mwaka. Before I conclude my speech, allow me to address my special and sincere thanks to our sisters and brothers from Tanzania, as well as to my colleague and brother, the CEO of Azam Football Club. Thank you for accepting our invitation and coming to be together with us in this ceremony of Rayon Sport Day, umunsi w'igikundiro. This is the beginning of a long journey between Azam Football Club and Rayon Sport Football Club. We assure you our support where is necessary. I wish you all the best in Rwanda. Mes sincères remerciements sont aussi adressés au groupe Skol ici présent, le directeur général, Monsieur Eric et les autres. L'association Rayon Sport salue chaleureusement notre partenariat
et nous sommes déterminés à défendre vos intérêts. Merci. Mbifurije kureba umukino mwiza. Enjoy the game. Je vous souhaite un très bon match. May God bless you. Ariko munyemerere hari umushyitsi nshaka guha impano. Please come. Amashimwe cyane. Iriya mpano ni ukumutuma. Harimo ubutumwa buvuga ngo iki? Ubutumwa buravuga ngo amashi. Amashimwe. Perezida w'umuryango wa Rayon Sports akaba agiye guha impano ambasaderi wa Tanzania mu Rwanda. Akaba yemeye kutubera ambasaderi nk'abarayo muri Tanzania. Amashi abarayo. Thank you, urakoze cyane. Akaba agiye guha indi mpano CEO wa Azam. Amashi menshi. Abo